murakomeye, amahoro y'Imana yongeye kubana namwe inshuti zanjye, uko bisanzwe muri kumwe na Inkame Jeanne d'Arc. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo bita kwihangana bizana gutsinda. Ni ijambo ryakomeze kunzamo cyane muri njyewe, numva riri kumfasha, ndavuga turiganireho. Tugiye gutangira dusenga Imana. Mwami Yesu, mu izina rya Yesu turagushimiye ko wabanye natwe tugira neza, icyubahiro ni icyawe. Turakwinginze Mwami Yesu kugira ngo uzubane natwe, imbaraga zawe zibe kuri twebwe, icyubahiro cyawe kitugote mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami turasenze kugira ngo iri jambo umuntu wese uzaryumva rizamugirire umumaro. Ufite ibibazo rimufashe, rimukomeze. Umuntu wese azibone muri iri jambo uzaryumva. Urakoze kugira neza, imbabazi zawe n'urukundo bikomeze kuba kuri twebwe, kandi umwuka wawe wera abe muri twe cyane, adufashe, adukomeze, aduhe imbaraga muri uru rugendo. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12, havuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amena, haleluya. Ijambo riratubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Uyu Yakobo impamvu yavuze ko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ni uko ibitugerageza birahari. Yari abizi ko ibitugerageza bihari. Igihe cyose uri mu isi ntabwo uzabura ibintu bikugerageza. Imana ishimwe. Ntabwo uzaba mu isi yuzuye umubabaro, isi yuzuye inzara, isi yuzuye ibinyoma, isi yuzuye agahinda ngo ubure ibintu bikugerageza. Ariko muri ibyo byose hahirwa umuntu ubyihanganira, umuntu wihanganye akanesha. Uwo nguwo niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Hari ikamba mu ijuru umuntu rizahabwa umuntu wihanganye. Kuko Bibiliya ntabwo ibeshya. Bibiliya ni igitabo kitabeshya, Bibiliya ni igitabo kitagatifu. Nk'uko abantu benshi bakomeje kubimbwira bakambwira ati jya utugeze ijambo ry'Imana Jeanne d'Arc rwose. Naherutse kubashyiriraho ejo bundi nari nabashyiriyeho karoti, umumaro wa karoti. Numvaga nyine kubera ko nkunda gusoma, numvaga nzajya bashyiraho ibintu bitandukanye mba nasomye bya siyanse, ko ngewe nyine Imana yangiriye neza niga siyanse. Ariko abantu barambwiye bati nushaka gushyiraho siyanse uzashaka indi cano ujye ubishyiraho, ariko tujye tuza aho ngaho tuje kumva ijambo ry'Imana. Imana rero ibaho umugisha mwinshi. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tuzadushyiraho inkuru zo muri Bibiliya, dushyireho n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya, nitububona rwose tuzajya tubushyiraho. Imana ikomeze kubagirira neza. Inshuti z'Imana rero, uyu Yakobo yaranditse aravuga ati hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ibikugerageza nibiza ubyihanganira, kuko uwo muntu niyihangana Imana ikamwemera. Azazemerwa nande? Azemerwa n'ijuru. Ijuru nirimwemera ko uwo muntu yihanganye, azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abantu bayikunda. Aleluya. Iry'Imana yasezeranije abayikunda. Hari ikintu gikomeye Imana yasezeranyije abantu bayikunda. Ese abantu bakunda Imana n'abameze bate? Abantu bakunda Imana ni ba bandi Yesu yavuze. Aravuga ngo nimunkunda muzitondera ijambo ryanjye, kandi muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Imana ni urukundo, natwe dukwiye gukunda Imana. Abantu bakunda Imana kuko Imana ari urukundo, abantu bakunda Imana bagakunda n'abantu Imana yaremye, abo ngabo nibo bantu b'Imana. Nibo Bibiliya ivuga, kuko aribo bita abayikunda. Abakunda Imana nabo ngabo, kuko Imana ari urukundo, ni ba bandi bafite urukundo, ni ba bandi bayoborwa n'urukundo muri bo, urukundo rutarobanura ku butoni, urukundo rutabeshya. Nararebye, nasomye Bibiliya cyane, nkunda gusoma Bibiliya. Imana yangiriye neza, impa umuhamagaro wo gusoma Bibiliya. Nagerageje gusoma amateka y'abantu ba sogokuruza ba kera, nsanga hari abantu bagiye bihangana cyane pe. Duhereye nko kuri Dawidi. Dawidi yari umuntu wihangana cyane. Dawidi ni umuntu wihanganye. Reba, kugira ngo umwana avuke mu bana 8, narangiza
ajye mu ishyamba ajye kuragira intama. Kandi iwabo hatabuze ibiryo, abandi bene nyina bose barize babayeho neza, ariko Dawidi arangije ajya kuragira intama kandi abikora bikunze, ahubwo akajya yuzura umwuka wera mu ishyamba, akarwana n'intare akavuga ati ndagenda mbwire ngo icy'ababyeyi, ndagenda mbwire ngo icy'ababyeyi. Uriya niwe mushumba bavuze, uriya mushumba ni umushumba utararagirira ibihembo. Dawidi ntabwo yaragiriraga ibihembo, wibuke ko nta kintu yahembwaga. Abandi bana bari barize, we ntiyabasha kujya kwiga. Abandi bana bari barabonye ibyiza mu rugo, ariko we abona umurage wo kujya kuragira mu ishyamba. Umushumba buriya nta kintu cyiza umushumba abona. Buriya wenda nk'abantu baragiye murabizi, mu gisambu habamo imbeho, habamo imvura, habamo amahwa, habamo amabuye aryana. Mu gisambu nta kintu cyiza kihaba. Hari n'igihe ukubitana n'izo nyamaswa zikomeye zikaba zakwambura ayo matungo cyangwa ubuzima, ariko Dawidi Imana yamurindiye muri iryo shyamba arihangana. Kwihangana kwa Dawidi, Imana irakureba ikuvunjamo ikintu gikomeye, irangije imugira umwami, imugira n'umuntu wo kwizerwa mu buzima bwayo. Imana iramureba iravuga iti Dawidi wowe uri umuntu wo kwizerwa kuri njyewe, uri umuntu w'umwizerwa, ni wowe ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Icyo ni ikintu gikomeye, kuba Imana yararebye Dawidi ikamureba ikabona ari umuntu ufite umutima umeze nk'uko yishaka. Ese muvandi, wowe waba ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka? Suzuma umutima wawe urebe, ujye mu nguni y'umutima wawe urebe nimba nta shyari ririmo, urebe nimba wabasha kwihanganira inzara, urebe nimba wabasha kwihanganira kwambara ubusa, urebe niba wabasha kwihanganira ubushomeri, urebe usuzume, urebe neza nimba ufite umutima Imana ishaka. Kuko mu bantu bahirwa hahirwa umuntu wihangana, mu bimugerageza byose akihangana. Dawidi rero mu bantu bageragejwe cyane, kuko muri we yari azi ko nta mubyeyi umukunda. Yagiye avuga ati nta mubyeyi unkunda, njyewe ntago ndi mu bantu bakunzwe n'ababyeyi, akagenda abyirata akabivuga. Ariko yagiriye Imana icyizere akajya avuga ati Mana, ubwo data na mama bantaye bakandeka, ariko wowe warandaruye. Aho ati mba nararabye iyo ntizera ko nzabona kugira neza. Ukwiye kwihangana kubera ko uzabona kugira neza kw'Imana. Niwihangana nshuti yanjye uzabona kugira neza kw'Imana. Abantu bihanganye bazabona kugira neza kw'Imana. Abantu bihanganye bazabona ikamba ry'ubugingo. Muri iyi si ntabwo wabaho udafite ikigeragezo kikugerageza, kubera ko ntabwo uzahabwa ikamba ryo kwihangana utarabonye ibyo wihanganira. Ntabwo wahabwa ikamba ryo kwihangana utarabonye ibyo wihanganira. Birasaba ko hari ibintu uhabwa muri iyi si kugira ngo ubashe kubyihanganira. Ntabwo wabaho rero nutabyihanganira rya kamba ntaryo uzabona. Nuhura n'ubushomeri wangiza ukajya kwiba, ukajya kwesikoroka, ukajya gusambana kugira ngo ubone akazi, ukajya gutanga ruswa kugira ngo ubone akazi, icyo gihe iryo kamba menya ko waribuze. Ntabwo uzahambwa ikamba ry'ubugingo cyangwa se ikamba ry'uko wihanganye kandi utarigeze ubona ibyo wihanganira ngo ushobore kubyihanganira. Niwihangana ko utabyaye, hari abantu benshi b'ingumba, nimba utarabashije kubyara byihanganire. Bihanganira icyo kigeragezo cyo kutabyara, ihanganira icyo kigeragezo wenda cy'uko ufite ubumuga, ihangane icyo kigeragezo cy'uko uri umushomeri. Ikigeragezo cyose wahuye nacyo cyihanganire kugira ngo uzabashe guhabwa ikamba ry'ubugingo. Niba utarabashije kwiga, ihanganira icyo kigeragezo. Nimba utarakunzwe n'ababyeyi nka Dawidi, ihanganira icyo kigeragezo. Hari ikindi kintu gikomeye Dawidi namwigiyeho. Dawidi yahawe n'umwami ngo ajye gucurangira iwe. Muzi ko hari igihe umwami yahanzweho n'umwuka mubi, Dawidi akamucurangira, umwami yarangiza agafata icumu akarimushita. Bibiliya ivuga ko Dawidi yarizibukiye inshuro zirenze 2, yizibukira kugira ngo iryo cumu rye kumushita, kuko Sawuli yashakaga kumwica.
Sawuli rero yashatse kwica Dawidi, ariko Dawidi Imana ikajya imurinda kubwo kwihangana. Hari igihe yaba ari undi yari kuvayo akavuga ati ngewe reka mveyo ntazapfirayo, reka ngire gute, cyangwa se nko mu gihe umwami yamuhigaga cyane, hari igihe Dawidi yahuraga na Sawuli kandi yari afite amahirwe yo kuba yamwica, ariko Dawidi akavuga ati oya, ntabwo nakwica umuntu Imana yimikishije amavuta, umwana w'Imana ntabwo ngiye kumwica. Dawidi yirindaga kwihorera ubuzima bwe, kwihorera ku muntu wamugiriye nabi akabyirinda. Kubera iki? Kubera cya kintu cyo kwihangana, akavuga ati Imana izamporera. Ego Dawidi yagize kwihangana kwinshi. Murabizi ibibazo yahuye nabyo, mateka ya Dawidi muzayasome, nanjye nzagenda nyababwira, ariko namwe muzajye muyisomera, mukunde gusoma Bibiliya kugira ngo mumenye byinshi. Murabizi ko yahuye n'umwana we agashaka kuba konkurenti we, agashaka kumukura ku bwami kugira ngo abe umwami. Umwana we ashaka kumwica, yica Dawidi, ariko Dawidi arihangana. Muribuka ko bashatse no kwica umwana we, aravuga ati oya ntimwice umwana wanjye, oya, akabyanga. Kandi byarashobokaga ko yashoboraga kumwica kugira ngo akunde agume ku buyobozi. Umwana akamuhiga, Dawidi akabimenya, ariko Dawidi akihangana. Hari ubuzima bwinshi Dawidi yabayemo, aba mu ishyamba, aba mu nzara, aratukwa. Muribuka ibitutsi byose yagiye atukwa, n'abaciriritse bakamutuka, n'abari hasi ye kandi ari umwami, ariko akavuga ati ngewe ntago nzaguhora n'ukw'Imana. Rero Dawidi ni umuntu wihanganye cyane, akubitwa n'imbeho, akubitwa n'inzara, yari afite umutima nk'uwa Yesu Kristo. Yesu nawe yari afite umutima ukomeye kandi niwe cyitegererezo cyacu, yari afite umutima wihangana. Yesu mwibuke ko baramututse bakamwandagaza, ariko akihangana. Yageraga ahantu bakamutuka, akarara hanze. Mwibuke ko inzara yamwishe ari mu isi, Yesu inzara yaramwishe, ariko aravuga ati reka nihangane kugira ngo nzacungure umuntu, reka nihangane kugira ngo nzabashe gucungura umuntu, nzabashe gusohoza misiyo yanzanye. Iyo Yesu atabasha kwihangana ntabwo twari gucungurwa. Yesu kuba yarihanganye byagize umusaruro ku buzima bwacu. Nawe ukwiye kwihangana nshuti yanjye, muri ibintu byose uhura nabyo, ntabwo uzahura n'ibigeragezo birenze ibyo Yesu yahuye nabyo, kugeza aho bamwitaga ngo ni umwami wa Belizebuli, umwami w'abadayimoni, kandi abo yakijije akaba ari bo babimwita, kugeza ubwo abatambyi bamubambishije bakamugambanira. Yesu yahuye n'akagambane, ariko arihangana. Reba, kugira ngo ajye ku musaraba bamucire amacandwe, bamwambike ubusa, bamukubite imisumari, bamuhese ipongo ngo inuka, ariko akomeze yihangana ati reka nihangane ncungure umuntu. Imana ishimwe. Yesu ni icyitegererezo cyacu, niwe banze ryo kwizera, niwe byose bikesha kubaho, niwe dukwiye kwigiraho tukagera ikirenge mu cye. Nutihangana nshuti yanjye muri ubu buzima, ndagira ngo nkubwire ko utazabasha kubona ikamba ry'ubugingo. Iri kamba ry'ubugingo rizahabwa umuntu wihanganye, umuntu wagerageje kwihangana, niwe wenyine uzabona iri kamba ry'ubugingo. Ihangane mu byo uhura nabyo byose. Wenda waba uri umushomeri, wenda waba warabuze urubyaro, ugerageza kwihangana. Nimba utanabishoboye, saba Imana irabitanga. Saba Imana uyibwire uti Mana imbaraga zo kwihangana, mfasha Mana, umfashe kwihangana muri ibi bingoye, mfasha kwihangana mu burwayi ufite, bwira Imana uti mfasha kwihangana. Ndagira ngo mubwire ko iyo abantu babuze kwihangana, hari ibintu byinshi bakora bitanyuze mu mucyo. Urugero, abantu bananiwe kwihangana nibwo uzabona bibye. Nimba umuntu yananiwe kwihanganira ubukene, uzabona yabaye umujura. Nimba umuntu yananiwe kwihangana kutabyara, nibwo uzabona ajya mu biyobyabwenge, akanywa inzoga, agacana inyuma n'uwo babana bashakanye. Kubera iki? Kubera ko bananiwe kwihangana. Nubona abantu bananiwe kwihangana, nibwo cya gihe ujya kubona ukabona divorce ziri kuba buri munsi, kubera ko abantu babuze kwihangana. Umuntu arabona undi akumva atabasha kwihanganira ubuzima babayemo. Ndagusaba nshuti yanjye, inshuti ukurikiye iDarike TV, kugira ngo ubashe kwihangana. Amahoro y'Imana abane namwe, amen.